Baye ikaze mu kiganiro Love and Family ni kuri Family TV. Njye rero Rw'Abahanzi Shema Jemini. Uyu munsi turi kumwe n'abantu bakunzwe kuba baziho kugira urukundo rwinshi cyane. Turi kumwe n'umuhanzi. Murabona mu kanya, ni mu kanya gatoya. Murakoze cyane nitwa Ndatimana Pierre Jimmy ariko abantu benshi bamaze kumenya ku izina Jimmy Star nkaba nkora umuziki mu mucuranzi wa guitar acoustic nkaba n'umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo. Babanje se ukatwumvisha gato ku gikora nabarimba indirimbo yanjye yitwa Izuba, indirimbo y'urukundo nanditse ku muntu navuga yuko ari we muntu twakundanye bwa mbere cyangwa se nakunze bwa mbere. None izuba rirashe, izuba rya mu gitondo ry'agasusuruko, muzamenye yuko muramukije si wanyu mwaramutse amahoro, ese wanyu mwaramutse amahoro, nubona kandi rirenze izuba rya nimugoroba rya kiberi, muzamenye yuko mubajije ese wanyumira amahoro, unsuri safi wanyiyo ubambwirire yuko makunda, muzabamenyeshe yuko ngukunda. Unsuri safi wanyiyo ubambwirire yuko mbakunda, muzamenyeshe yuko ngukunda. Nubona ukwezi kumuritse kw'ijuru ry'iwanyiyo, mu kirere cy'iwanyiyo, muzamenye yuko ndamahoro, nabiwacara amahoro, tugifurije amahoro, shushu seri mon amour, oh no 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 no, unsuri safi wanyiyo ubambwirire yuko makunda, uzamamenyeshe yuko ngukunda, oh no 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 no, unsuri safi wanyiyo ubambwirire yuko makunda, uzamenyeshe yuko ngukunda. Nubona inyenyeri zicanye, oh no, zicanye kw'ijuru ry'iwanyiyo, mu kirere cy'iwanyiyo, uzamenye yuko ari ikimenyetso cy'urukundo, urukundo ngukunda, urukundo ngukunda rw'amahoro, oh no 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 no, unsuri safi wanyiyo ubambwirira yuko mbakunda, uzabamenyeshe yuko ngukunda, oh no 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 no, unsuri safi wanyiyo ubambwirira yuko mbakunda, uzabamenyeshe yuko ngukunda. Jimmy Star urakoze cyane. Ndumva iraryoshye cyane iyi ndirimbo. Ese yenda nuko turi hano Lamani ndabona ari wasohokeye kuki ubundi waje wenyine nubwo navuze ntireka nze duhure kuki waje wenyine? Okay, Lamani ndakunda
nkunda pizza zabo, bagira burger ziryoshye cyane, ikindi bagira serivisi nziza. Navuga ngo kuba naje njyenyine nta kibazo binteye, cyane ko nari nzi neza ko dushobora kuza kubonana, so ndumva nyine naje gutya ariko nta kibazo byari binteye. gato nubwo ntabwo nzi indirimbo nsuriza iwanyu bambwirire yuko mbakunda, harya bambwire ko mbakunda, uzabamenyeshe ko ngukunda. Wow. none se Jimmy Star, hari ikintu abantu b'abahanzi bakunze kuvugaho cyangwa se abantu tubaziho, urukundo muririmba muba murufite cyangwa ni kwa kundi nyine urahimba ukaririmba n'ibyo? Ndatekereza urukundo ntabwo ari abahanzi gusa, ntabwo ari abantu bakora muzike. Ndatekereza urukundo buri muntu wese yaremanwe urukundo, buri wese yaremanwe urukundo. Navuga ngo urukundo buri muntu wese warumusangana, wasanga agira urukundo, ahubwo wenda biterwa n'uburyo we urukundo arufata cyangwa se arwitaho mu buzima bwe busanzwe. Tuvuge cyane cyane ku rukundo ruganisha abantu ku bana, ikiganiro n'umuryango, kuko umuntu arakundana kugira ngo azabone umuryango, azagire umuryango. Ese nkawe ku rukundo nyine ubona uzagira umuntu mubana? Ndabona ko umusore simbizi neza, uratubwira. Navuga ni byiza. Ikindi ni uko buri muntu wese aba yifuza ko yagira famiye muri fitire, so nanjye navuga ko nifuza kugira famiye kandi nifuza kugira famiye nziza. Kandi atekereza famiye nziza n'ubundi, kugira ngo ugire famiye nziza bituruka ku rukundo cyangwa se uburyo ubanye n'umupatana wawe n'umuntu mukundana. So navuga ngo nanjye nifuza kuzagira famiye nziza, gusa sinzi ngo ni ryari, bishobora gufata igihe kinini cyane. Urabizi ko iyo umuntu akiri mutoya haba hari ibintu byinshi akeneye kugeraho, akeneye kubaka mu buzima bwe. Ntabwo navuga ngo biri vuba ariko bizabaho. Ese ko waturirimbye yenda indirimbo ya mbere uvuga ngo iyo waririmbiye umuntu mukundana cyangwa se mwakundanye bwa mbere, uwo muntu bimeze bite? Ni inshuti yanjye magara, ni inshuti yanjye cyane. Navuga ngo ntago wenda ntekereza ko twagiye mu rukundo nk'uko undi muntu ashobora kubyiyumvisha, gusa ngiye ku ruhande rwanjye naramukunze. Numva ko atandukanye n'abandi bantu nari nsanzwe mbona cyangwa se nabaga ndi kumwe nabo, ariko nanone nza kureba nsanga urumva nari ndi muri segonderi, ariko ndareba nanone mbona gukomeza gukundana nawe nyine kuba namukunda urukundo nyine rwo muri segonderi nta kamaro, nabonaga nta kamaro ku bwanjye. Nifuza ko ambera inshuti mu buzima busanzwe. Navuga ko ni inshuti yanjye, ni inshuti magara cyane, ni umujyanama. Na n'ubu turacyari kumwe, gusa ntabwo dukundana as girlfriend boyfriend, ariko ni best friend wanjye. Bivuze ko abantu ubu ngubu bakundana se biga segonderi cyangwa se bakiri kwiga nta mumaro? Byashoboka yuko bishobora kuba iby'umumaro, ariko byanabaho for short time, bagakundana igihe gitoya kubera agahararo nyine ukiri n'umwana. Sometimes nyine feelings zikaza, kumva kunza umuntu ejo ukumva bivuyemo. So kuko ngewe rero yari umuntu w'inshuti yanjye, yari umuntu ungira inama, kandi nanjye ari umuntu mba bugufi tugirana inama, twari dusanzwe turi inshuti cyane. Nabonye nidukundana girlfriend boyfriend bitazaramba, ndavuga reka tube best friend. Ese yenda turetse ibyo ngibyo, nk'abantu bakiri batoya cyangwa se bari muri iyo myaka biga segonderi, wabagiriye nk'iyihe nama nyine gukundana urukundo rumeze gute? Urabizi hari amoko y'urukundo, wabagira nk'iyihe nama nk'umuririmbyi cyangwa nk'umuhanzi uririmba ibijyanye n'urukundo ahanini? Inama nagira abantu bakiga mu mashuri matoya, gukundana ni byiza. Gukundana ni byiza, ni byiza kugira umuntu kwitaho mu buzima, ni byiza kubona yuko kugira umuntu ugufata mu buryo butandukanye n'ubwo abandi bagufata ukamwishimira, sibyo? Gusa inama nabagira nuko
ntibakarengere ngo bajye nyuma y'ibigenwe cyangwa y'uburyo bagakwiye gukundanamo, sibyo? Nimvuga gutya mba mvuze ko baba bagomba gukundana bakaba inshuti nziza, bakagirana inama, sibyo? Ntibakora andi makosa. Harimo amakosa menshi nko kuba batwara inda mu buryo budateganyijwe, ugasanga ibibazo biravutse, bangije fitire zabo. Gukundana ni byiza, kugira umuntu ko appreciate mu buzima ni byiza, biranaryoha, ariko birinde amakosa abera mu rukundo. Yenda turetse ibyo ngibyo, yenda urumva aho ngaho abantu baba bakiri batoya, ariko se noneho muri iki gihe abantu cyane cyane, reka nkugarukeho kubera yuko abantu baririmba, baravuga abantu baririmba ibintu ariko nta rukundo ruba burimo, baba rufite ariko rutuzuye neza. Hari nyine urabwira wenda nk'abadukurikiye se kuba muririmba cyangwa se muhanga ibintu by'urukundo, mukabwira abantu amagambo meza, ese niko muyakoresha cyangwa bari mu ndirimbo gusa? Akenshi navuga ngo kuri muzike ubundi kugira ngo wandike indirimbo, ukora indirimbo cyane cyane ijyanye n'urukundo, ntago bivuze yuko wenda ari ibyiyumviro uba ufite muri wowe, sibyo? Ushobora kureba muri sosiyete ukareba uko abantu babanye, ukareba wenda nk'abantu bakundana, ukagira inspiration yo kwandika kuri abo bantu. Ntago bivuze ngo buri gihe ibintu mbe nanditse naririmbye bibe ari ibintu bindi mu mutima. Ushobora kuba inspired n'abandi bantu bakundana, nkatamvuga ati ino love story ndamutse nyanditseho indirimbo ishobora gufasha abantu benshi bari mu rukundo. Ngarutse ku bahanzi rero, ntabwo navuga ngo igihe cyose kimwe, nuko nanone ushobora kubyandika, ushobora kwandika indirimbo y'urukundo wenda uri muri iyo time, nabyo bikakorohera kandi ukaba wakora n'indirimbo nziza. Ndumva aricyo kintu navugaho. Ubwo ko baba bavuga ngo abahanzi nta rukundo bagira, murarugira cyangwa yenda ibya bindi usanga nyine nibyo yanditse bikarangira, cyangwa biterwa n'imico y'umuntu, yenda ashobora kuba umuhanzi urugira cyangwa utarugira urukundo rwinshi? Ahubwo ndashaka kumenya ngo urukundo bwoko ki, kubera ko urukundo rwo kubana ruganisha ku bana. Okay. Apana urukundo rw'umubyeyi cyangwa urw'umwana. Urukundo ruganisha ku bana, navuga nje ntabwo iyo time ndayigeramo, iyo periode sindayigeramo, ariko ndatekereza urukundo ruganisha ku bana iyo umuntu ari mu gihe cyabyo, akaba ari ready nyine yo kuba yashaka umuntu bakabana. Urwo rukundo nta muntu utarugira. Ubwo ibyo ari byo byose umuntu utagira urukundo rwo kubana, keretse wenda abantu biha Imana nk'abafrere cyangwa se abamansera, akavuga ati ngiye tugiye kwiha Imana, sinzabana n'umuntu, sinzashaka umugabo, sinzashaka umugore, sibyo? Ariko ndatekereza abandi bantu muri kategori zose zishoboka bagakwiye kuba urwo rukundo barugira. So natwe rero navuga ngo abahanzi ku ruhande rwacu urwo rukundo turarugira, gusa ngewe ndacyari muto cyane kuba nashaka umuntu ngo tubane, ndacyafite ibintu byinshi cyane byo gukora. Ni ukuvuga ngo nabyo bigira igihe cyangwa se bikagira imishinga, ni nka proje. Ni proje y'ubuzima. Katuruhukeho gatoya tubanze tunywe iki cyayi, turagaruka mu kanya hamwe n'abakunzi bacu. Ndumva rero iki cyayi kiryoshye cyane, ese nawe ubyumva ute? Cyane, njye nababwiye ko Lamani haba ibintu byiza biryoshye, coffee, African tea, baga, pizza. Pizza yo ndayikunda cyane yanga. Njya nzana n'abana b'inshuti zanjye yanga bakambwira ati ahantu ni sawa. Uzakwiharira mu minsi iri imbere nyine tutazi. Nko mu myaka 10. Mu myaka 10 amenye ko
Jimmy Star akunda pizza. akunda pizza cyane. Ese ndareka muri mudu y'abantu bavuga ngo ntimukundana mvuge ko mugira urukundo kuko ubu umuntu mama aramutse akubwiye ati nsobanurira umwana wanjye mutoya mubwira urukundo icyo ari cyo urukundo ariko nyine ruganisha ku bana erotike wamubwira ngo iki umuntu w'umwana numva umuntu w'umwana namubwira urukundo ruganisha ku bana namubwira ko ni urukundo abantu babiri bakundana umuhungu n'umukobwa rukaba ari urukundo rudasaza ikindi rukaba ari urukundo nyine rufite intego yo kugira umuryango bivuze kubyara abana bakabana n'abo bana babo uwo muryango wabakomotseho nyine kugera mu busaza bwabo batandukanye ku mpamvu wenda z'urupfu numva wenda ari cyo kintu namubwira namusobanurira. Umukecuru we byanyorohera kubera ko yaba yararuciyemo ahubwo nazajya amubaza ibibazo bijyanye n'urukundo namugisha inama ariko nawe ngira ngo namubwira ko ari urukundo rudasaza nyine rwatumye ashakana n'umugabo nyine n'umugabo we nabimusobanura muri ubwo buryo numva byamworohera kubyumva kurushaho. Ese umuntu mungana we wamugira nk'iyi nama nyine mu rukundo ariko nabwo aganisha aho ngaho mungana nyine cyacu reka mvuge gutya umuntu turi mu kigero kimwe cyangwa mu myaka imwe inama namuha first namuha inama yo kubanza agashaka ubuzima nyine tu niko njye ntekereza ni nayo nama namuha kubanza agashaka ubuzima kugira ngo na wa muntu azashaka bazabe bafite ubuzima bafite famiye imeze neza bafite ikofi bameze neza and then yabona ari muri direction nziza yo kuba ari muri uwo murongo nta kintu bitwaye kuba wakundana n'umuntu ariko nanone ku muntu tungana udafite n'ubushobozi cyangwa udafite ku muntu tungana nanone wenda udatekereza nk'uko nguko namubwira nimba ufite umuntu ukunda mukunde kuko n'ubundi urukundo nta nubwo umuntu utayiminga ngo avuge ngo nzakunda iki gihe nuhura n'umuntu ukamukunda uzirinde kumukorera amakosa Imana niba yarapulaninze ko ari we muzabana nicyo kintu navuga ku rukundo rw'abantu tungana. None se ongera rero ususurutse aba bantu ndi kubona hari abantu wenda indirimbo yashimisha umwana umukecuru cyangwa se cyane ariko abakuze ndumva nabo babafasha ndugukunda Can't do
kurutira urukundo ndugukunda ukunda ugukunda Jimmy Star urakoze cyane nizere ko n'abantu bibuka indirimbo zo muri iyo myaka bishimye cyane bishimye pe ariko ukunda ugukunda koko birakwiriye ese yenda tuvuze mvuge ku mabanga yawe wa muntu nawe yaragukundaga cyangwa niwe wamukundaga gusa ntabwo buriya kenshi biragoye ko wakunda umuntu utagukunda iyo ukunda umuntu nakubwiye ngo yari inshuti yanjye ko yari inshuti yanjye ibyo byonyine birahagije ko yari afite umutima w'urukundo kuri jyewe icyo cyonyine cyasobanura ko twari inshuti nziza navuga yuko rero twarakundanaga twari inshuti nziza kandi n'ubu turi inshuti turakundana gusa ntabwo dukundana bigamije kubana ariko turi inshuti nziza none se yenda nk'abantu bafite nk'abantu bakundanye muri iki gihe batagikundana mwabagiriye inama inama nagira abantu bigeze bakundanaho ariko batakiri kumwe ubundi nabagira inama yo kutangana ntabwo nabwira ngo bakomeze bakundane wenda uko bakundanaga ariko iyo wakundanaga n'umuntu hari agaciro wamuhaga muri cya gihe wamukundaga hari imbaraga wumvaga afite kuri wowe hari uburyo wumvaga umufata nk'umuntu utandukanye mu buzima bwawe navuga ngo rero wenda mutandukanye ntago kiba ari igihe cyo kumva yuko umuntu nimba umuntu yarakubereye umuntu w'akamaro mu buzima bwawe ukaba waramukunze kubera impamvu zitandukanye ntekereza ko wakomeza kumugira inshuti yawe wenda ntimukundane ntimusubire mu rukundo wenda nk'uko byahoze ariko akaba inshuti yawe kubera ko ntekereza ko hari igisobanuro kinini cyane yaguhaga igihe mwari muri mu rukundo numva aricyo nababwira nk'abantu tugarutse ku muziki wawe abantu bashaka kukubona uburyo wabafasha hari nk'abantu nyine baba bafite urukundo ariko nyine bakabona n'ukuntu binjoyinga nta muziki wa nyine bahe linki uyu buryo bakubona bahe nimero naba kontakite yanjye kontakite ni MTN ni 0765 ikindi bashobora gusura wenda imbuga zimwe mu zo nkoresha harimo Instagram yanjye ni Jimmy Star na Facebook na ngira ngo wenda nabaha na email yanjye ni pjimmystar@gmail bashobora kumbona ku murabibona no kuri sikirini zanyu turabyandikaho nta kibazo ushaka Jimmy Star yamubwira akamufasha basohokanye na sheri wawe cyangwa se umuntu mugiye kubana akagufasha akabaririmbira muri anniversaire cyangwa se no mu bindi birori yabafasha ese yenda ndetse yenda no mu bintu by'urukundo ni ibingibi ukora gusa cyangwa ugira abantu mukorana uratubwiraho gake uburyo ukoramo nk'uko nabwiye ndi umunyamuziki ngira groupe dukorana ngira bande yanjye bayita Haba Sound ni bande irimo abahungu n'abakobwa b'abacuranzi n'abaririmbyi by'umwuga by'akazi unkeneye nka bande wambona unkeneye nkanjye ku giti cyanjye wambona ikindi nanone ni uko nababwira ko mu minsi itari ya kera cyane mu minsi mike cyane nko muri uku kwezi kurimo kurangira nshobora kuba nashyize indirimbo hanze nabasaba nyine muzanshyigikire muzankunde nanjye nzabakunda
ikindi nababwira gitandukanye n'umuziki nuko niga itangazamakuru muri IPRS Kigali mu mwaka wa 2 urakoze cyane rero gusa yenda umaze impungenge abantu benshi bakunda abasitari cyangwa se bagakunda abantu bazi kuririmba ahanini ujya ubibona yenda abantu bakunda abantu bazi kuririmba cyane cyangwa se gucuranga babamarize impungenge ku buryo azavuga ati uriya muntu umukunze wasanga afite urukundo byawe byiza babwire nyine. Icyo navuga kunkunda si ikibazo, nanjye gukunda umuntu si ikibazo, kuko urukundo nk'uko twabibonye ntago rugira nta kondisiyo zihari cyangwa se ngo uvuge ngo nzakundana igihe runaka. Igihe cyose bishobora ko umuntu namubona nkamwishimira nkamukunda, nawe numbona ukanyishimira ukankunda nta kibazo, nta kintu bitwaye. Gusa wenda sinavuga ngo sinzi nyine ntago nzi ukuntu nabisobanura, ariko sinavuga ngo ndi muri mood yo kuba nahita nkundana nyine bigamije kubana cyangwa gushakana. Ariko umuntu wese yemereye kuba yankunda, kandi nanjye ndatekereza nemereye kuba namukunda as long as ari umuntu. Ubwo ngubwo rero bantu mwagiraga impungenge ngo ngiye nguriya muntu ngo araririmba ntago namukunda, buriya ibyo aririmba ntago ari byo akora, murumva ko nta kibazo kabisa gukunda abantu bazi kuririmba cyangwa se baririmba ibintu by'urukundo. Ariko nyine mwabakunda nyine ko nabo bagira urukundo, nabo ni abantu. Reka rero dushimire Jimmy Star, ariko nanone reka nkubazeho gato, izo ndirimbo ufite ni imwe ni nyinshi, ni indirimbo zingahe maze gushyira hanze? Navuga ngo indirimbo mfite nyinshi, nama project ndimo gukora muri studio. Ikindi mfite indirimbo nyinshi, indirimbo zigera zanditse zigera muri 21, ariko nyine bitewe n'ubushobozi nzagenda nyine nshyira hanze indirimbo gake gake yako bizagenda biza. Support muzampa, inkunga muzampa nizamfasha kuba nakora cyangwa nashyira indirimbo nyinshi hanze, cyangwa n'uburyo muzazishimira bizantera imbaraga, bizanshimisha, muzanshyigikire nanjye nzabakunda pe. Mwabyumvishe rero, abahanzi cyangwa se abaririmbyi nabo bagira urukundo, ntabwo ari ibyo baririmba gusa cyangwa se bavuga mu magambo. Ariko dusoza dufata n'umwanzuro nyine twemeranyijwe n'abantu ko bagomba nabo kubagira urukundo, kuko namwe murakunda, ntabwo mubivuga ku munwa gusa cyangwa mu ndirimbo. Wadusoreza n'akaririmbo, indirimbo nyine irafasha abantu ba kera pana twebwe indirimbo yenda y'abandi atari yawe. Bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose, nyamara wowe hogoza n'ubu ntabwo uraganyenyuka, bituma nkurata nyamika igikundiro, bituma nkurata nyamika igikundiro. Wakuze neza, wenda ibyiza wihabya cyane, ukomatanye ingabire zidukundisha isi n'ijuru, bituma nkurata nyamika igikundiro, bituma nkurata nyamika igikundiro. Genda wambara ikamba, kunda ukeshe bagenzi bawe, wihaganye umuryango, komeza ukunde kutwibuka, bituma nkurata
gikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro nagusanze mu birori mbona ukeye userutse neza none utwabitse umunega maze ubwozoboka dusaba bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro. Wow. Ese uramutse ufite umukunzi ni ubuhe butumwa wamuhabwira nka message wakwandikira umukunzi wawe? Ikintu nabwira umuntu dukundana aramutse ahari, namubwira ko mukunda kandi mukunda by'ukuri icyo gihe kiramutse cyabayeho, kandi ikindi namusaba kunyizera we gusa akizera ibyo namubwiye kandi ibyo yumvise ku bandi bantu, kubera ko impamvu ntekereza ko iyo umuntu we akwizera, iyo umuntu akwizera aba yakwihanganira ibintu byose, kandi nanjye namubwira ko mwizera. Mwakoze rero naha dusoreje cyangwa se dusubikiye, twari turi kumwe na Jimmy Star, ni aka ariko iyo ngiyo ni izina ry'ubuhanzi. Nitwa Jimmy ubusanzwe ariko yitwa Jimmy Ndatimana Pierre, ubu ariko ku buhanzi ni Jimmy Star. Twari turi rero muri Ramane, nibo twasanze nywera icyayi, natwe turavuga ati reka tuganire, twicare tuganire. Twakoze rero kubana natwe mu kiganiro Love and Family. Ngende Rwibutso Shema Jemima, mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda za Family TV. Reka rero nshimire Eugene dufite umukiza kuri kamera ndetse n'abaterankunga bacu bakomeye IPRC Kigali, naho utaha turi kumwe.